Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza kandi mwifuriza kugubwa neza no kuzura ubuntu n'amahoro bibonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ngiye rero basuzane bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine cyane nk'uko mumaze kubimenyera, tubategura ibiganiro bitandukanye mu ndimi nyinshi kugira ngo turusheho kuganira ku magambo y'Imana. Mu mwanya rero ngewe ndajya tuganire ku ijambo ry'Imana cyane rishingiye cyangwa se rifite umutwe uvuga ngo Yesu aracyakiza. Bene data bakundwa rero turimo tuganira cyangwa se mwego mudukurikirana ku rubuga rwa Saveur Divine, ndajya mbabwire ngo hirya y'ibyo ubona, hirya y'ibyo waciyemo, hirya y'ibikugoye, hirya y'ibibona ko bidashoboka, Yesu aracyakiza. Impamvu agikiza nuko ashoboye byose, impamvu agikiza nuko abaho mu bihe byose, impamvu agikiza nuko atahinduka. Dufite umwami udahinduka, Yesu ntahinduka, ahubwo ahora ari Yesu. Uko yari ejo na n'uyu munsi niko ari, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Aracyakiza rero, ahubwo wenda igitandukanye ni uburyo arimo gukoramo uyu munsi butandukanye n'uburyo yakozemo iyo tubisomye mu gihe cyashize. Twasomye inkuru nyinshi muri Bibiliya zitubwira ngo arabagiye hura nabo barwaye bamaze imyaka 38 akabakuraho bari barwariye akabakiza. Harabagiye hura nabo bamaze 12 bari mu burwayi akabakura muri ubwo burwayi bamukoraho bagakira. Harabagiye ahumura, harabagiye azura kwa Lazaro. Hirya no hino yagiye akora ibimenyetso n'ibitangaza yerekana ko ari umwami ukiza. Yahura n'abarwayi bagasubira nta burwayi bafite, yahura n'abuzuye nimba bagasubira nta nimba bafite, yahura n'abuzuye ingorane bagasubira nta ngorane bafite. Nuko yabigenzaga, abo yahuraga nabo babaye ntago basubiranaga mu mubabaro, ahubwo basubiranaga ibyishimo. Mwami wacu rero aracyakiza nubwo ataraha mu isi ngo twongere tumubone ajya kwa runaka, twongere tumubone ahura na runaka ngo amukize, twongere tumubone aza mu giterane ngo agire abazura, twongere tumubone ngo agiye hirya no hino ngo agire ibyo akora. Ariko ubwo bubasha yabusigiye abantu be, aravuga ngo nubwo ngewe ngiye mbasigiye ubwo bubasha, kandi ibyo muzakora mu izina ryanjye bizubahirizwa. Iyo usomye ijambo ry'Imana tubona mu tumwogiza bwa Mariko bice 16:17-18 ubona ko Yesu agikiza na n'uyu munsi, ahubwo akorera mu bantu be kugira ngo arusheho gukiza no gukora ibyo yakoraga mu gihe cyashize, n'ubu abikora ariko akoreye mu bantu be. Gusa hari icyo bisaba, naho ubundi umwami wacu we aracyakiza, ntago Yesu yahindutse. Imana yajyaga idukiza na n'isi yaracyakiza abantu bayo, Imana yajyaga izura na n'isi yazura abantu bayo, Imana yajyaga ikura abantu mu kwiheba na n'isi yakura abantu mu kwiheba, Imana yajyaga ikura abantu mu gahinda na n'isi yakura abantu mu gahinda. Ntabwo yakije wera twabonye twasomye gusa, ahubwo na n'iyi saha Yesu aracyakiza. Bene data, dore ukuntu havuga muri Mariko 16:17, haba kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni. Ko yirukanaga abadayimoni kera na n'uyu munsi riko kirukana abadayimoni, ko yaravuze ngo abamwizera bazirukana abadayimoni mu izina ryiwe. Nta kindi bidusaba kugira ngo Yesu agumye akorera ibitangaza, agumye akorera ibimenyetso, agumye akorera imirimo n'ibitangaza muri twebwe. Nuko umwizera, nuko aturko kwizera, nuko aturko gukira mu izina ryiwe. Yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya mu izina ryanjye. 18 aravuga ngo bazafata inzoka kandi iribamo ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika n'ibiganza ku barwayi
bakire. Yavuze ibintu byinshi uyu mwanditsi avuga yuko ari ibimenyetso bizagenda n'abizera nibaramuka babikoze mu izina rya Yesu. Yesu nawe azaza bishyigikire kandi ngo bakire. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ntago yahagaze gukora, ahubwo uko yari ejo na n'uyu munsi niko ari. Dufite Imana idahinduka, ni Imana ihora ari Imana mu bihe byose. Uko yari iri na n'uyu munsi niko iri, niko izanahora. Ahubwo icyahindutse wenda ni uburyo yabikozemo. Icyo gihe yari ari ku isi, abikora agaragara, abikora ari kumwe n'abantu, abikora yabasuye, abikora ahuye nabo, abikora bamusanze aho yari ari. Ariko uyu munsi nabwo arimo abikorera mu bantu bayo. Uyu munsi arimo abikorera muri weho, uyu munsi arimo abikorera muri njyewe. Imbaraga zikiza yazishyize muri twebwe. Icyo dusaba ni ukumwizera, ubundi tukabyatura mu izina ryiwe. Niko uyu mwanditsi yavuze, ibimenyetso ngo bizagendana n'abamwizera bazirukana abadayimoni. Ntabwo kwirukana abadayimoni kwarangiye ubwo Yesu yavaga mu isi, ahubwo na n'isaha abantu bamwizera kandi bakabyatura mu izina ryiwe barakirukana abadayimoni. Indwara z'abadayimoni baracyazirukana, abatowe n'abadayimoni baracyabirukana, baracyakura abadayimoni mu bantu, kuko iyo bikoze cya gihe na n'uyu munsi iracyakora kandi igakorera mu bantu bayo. Bisaba kugira ngo wizere kandi ubyature mu izina ry'uwo nguwo wakwemereye gukora ibyo ngibyo. Kandi ngo bazavuga izindi ndimi nshya. Ntabwo kuvuga indimi nshya byashyiranye na cya gihe abantu bari mu cyumba cyo hejuru, byashyiranye na cya gihe cya Petero. Na n'isaha biracyakorwa, abantu baracyuzura umwuka wera, baracyavuga indimi nshya. Yesu aracyakiza. Mwene data mushiki wanjye, wotega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, ndagira nkubwira ngo reka kwiheba. Dufite umwami ugikiza, mwiringire ubundi ubyature mu izina ryiwe. Azakorera muri weho, azakorera muri bene data, kandi ikiganza gikiza cyiwe uzakibona kigeze hejuru yawe, kikumara umubabaro, kikumara uburwayi, kikumara agahinda, kikumara intimba, kigukiza ibyari bigutsikamiye mu izina ry'uwo, mu izina rya Yesu. Arakomeza aravuga kandi ngo nibanywe n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Yesu aracyakiza, aracyadukiza. Nubwo twahura n'ibitwica, nubwo twahura n'ibitugirira nabi, umwami wacu abihagarara hejuru. Iyo twatuye gukira mu izina ryiwe ubundi tukizera, aracyakiza. Ntabwo byashiranye n'ahahise, ahubwo na n'isaha aracyakorana n'abantu bizera kandi bakatura gukira binyuriye mu izina ryiwe. Ngo bazarambika n'ibiganza ku barwayi kandi ngo abarwayi bazakira. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, ndagira ngo mubwire ngo Yesu twiringiye, Yesu twizeye, ntabwo ibyo byarangiranye n'uko yagiye, ahubwo kugenda kwe yasize imbaraga zikiza mu bamwizeye, yasize imbaraga zikiza mu bamwiringiye, yasize imbaraga zikiza mu bamufitiye icyizere. Kuko yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana mu minsi yo kubaho kwabo, ibimenyetso bizagendana mu gihe cyo kubaho kwabo n'abamwizeye. Nuko bazakomeza kubana n'imbaraga zikiza, nuko bazakomeza kubana n'imbaraga ziri hejuru y'ibintu byose, yaba uburwayi, yaba abadayimoni, yaba imyuka mibi y'uburyo bwose, yaba ikintu icyo ari cyo cyose, yaba ibyica. Yaravuze ngo ibi ni ibimenyetso bizagendana n'abizera igihe cyose bamwizeye kandi bakajya batura ibyo bizeye mu izina ryiwe. Azamanuka bakize, azamanuka akize uburwayi, azamanuka bakize ibintu ibyo byose, azamanuka yirukana abadayimoni, azamanuka abane nabo, akorana iby'ubutwari, akorana iby'imbaraga nabo, kubera ko bamwizeye kandi bakatura gukira, bakatura icyo bifuza, bakatura icyo bashaka mu izina rya Yesu. Bene data bashiki banjye, ndagira ngo nongere mbahumurize, ariko mbonere kubabwira ngo Yesu wacu aracyakiza. Yesu aracyakiza uko yari mu bihe byashize na n'uyu munsi niko ari. Ntabwo ari uko ibihe bishobora gutuma imbaraga zikiza zimukurwaho, nta kibihe bimutwara, nta kiminsi mutwara, nta n'icyo bimuhinduraho. Uko yari mu bihe byashize na n'uyu munsi niko ari. Mugirire icyizere, wature gukira mu izina ryiwe. Mugirire icyizere, wature gushoboka mu izina ryiwe. Mugirire icyizere,
wature gukunda mu izina ryiwe ibyakunaniye, ibikugoye, za ndwara zidakira abantu bavuze, bwa burwayi budakira abantu bakubwiye, bya bindi ubona ko bidashoboka, ku Mana yacu birashoboka. N'Imana ishobora ibidashoboka, n'Imana ikora ibyo abantu babona ko bitakunda. Mwizere ubundi wature ibyo ubona bigoye, mu izina ryiwe arabisoza kandi aranabirangiza. Gumya umugirire icyizere, kuko mu cyizere umugiriye ndetse no mu kwatura mu izina ryiwe arakora iby'ubutwari kandi amaso yawe azabibona. Ibyo ni byo Yesu agikora kuva kera na n'uyu munsi. Nanjye ndabifuriza gukomera kandi kumenya kuzamura icyizere cyanyu ku Mwami no kwatura ibyo mushaka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.